Ndagusuhujeho nteze amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza taliki ya 7 Kanama. Taliki ya 7 Kanama duhimbaza Mutagatifu Kayitani cyangwa Kayitani, tugahimbaza Mutagatifu Donati, umwepiskopi wa Besançon, na Mutagatifu Donasiani, umwepiskopi wa Chalon. Ngiye kubabwira muri make ibyaranze Mutagatifu Kayitani duhimbaza taliki ya 7 Kanama. Kayitani yavukiye i Vicenze mu Butaliyani mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1480. Yitabye Imana ku itariki ya 7 Kanama 1547 i Naples mu Butaliyani, afite imyaka 67 y'amavuko. Kayitani akiri muto yize ibijyanye n'amategeko ya gisivile n'amategeko ya kiliziya mu mujyi wa Padua mu Butaliyani, ayarangiza afite imyaka 24. Afite imyaka 26, ise yamushyize mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, diplomasi y'intara ya Venice, icyo gihe yafatwaga nka repubulika, nuko yoherezwa i Roma mu gutsura umubano hagati y'iyo ntara ya Venice na Roma, icyo gihe yayoborwaga na Papa Jules wa II. Nyina wa Kayitani amaze gupfa, Kayitani yagarutse mu mujyi we w'amavuko wa Vicenze, ahubaka ibitaro by'abafite indwara zidakira, atangira ubwo kumva agomba kwita ku bakene n'abarwayi. Kubera gukunda kiliziya, Kayitani yaje kuva muri diplomasi y'iyo ntara y'iwabo, yiyemeza gukorera kiliziya wese. Nuko atangira kuzana amavugurura menshi mu bijyanye n'imyitwarire y'abasaserdoti ndetse n'abakristo muri rusange. Abifashijwemo n'inshuti ye magara yitwaga Jean Pierre Carafa, wari umwepiskopi wa Chieti. Uwo Jean Pierre niwe waje no kuba Papa Paul wa IV. Kayitani yashinze umuryango w'abasaserdoti b'abateatine. Abari bari muri uwo muryango yabatozaga kuba urugero rw'abandi basaserdoti mu mirimo yose ya gisaserdoti bakora, kugira ngo bazakomeze uwo murage yari yaratangiye i Roma wo guhuza ivanjiri n'ubuzima, ndetse uwo murage uzasakare no mu bandi basaserdoti bo ku isi. Abo muri uwo muryango w'abateatine, Kayitani yababereye urugero rw'indahinyuka mu nshingano yari ashinzwe muri uwo muryango. Bagendaga hose basaba ibyo bafashisha abakene, bavura abarwayi, bigisha amasakaramentu mu bakristo no kwibutsa abasaserdoti inshingano zabo z'ibanze. Uburyo yakoraga uwo murimo yari yaritangiye hamwe n'abo mu muryango yashinze,
byahaye igitekerezo bamwe mu bashinze idini ya Protestani biyomora kuri Kiliziya bakora amavugurura bagendeye ku rugero rwa Mutagatifu Kayitani. Kayitani yamamaje inkuru nziza ya Kristo, ariko abijyanishije cyane cyane ku rugero yatangaga we ubwe ndetse n'urugero abo mu muryango we batangaga. Abo bamonaki b'abateyate ba Mutagatifu Kayitani babereye urugero rwiza abasaserdoti n'abandi bakristu muri rusange. Ariko muri icyo gihe abo bamonaki bavukaga b'abateyate, ni naho undi mumonaki witwa Martin Luther yasohoraga ingingo 95 zaje kuvamo intangiriro z'idini ya Protestani. Kayitani rero muri ibyo bihe yarwaniye ishyaka rikomeye Kiliziya, nuko amavugurura ye agira akamaro muri Kiliziya kugeza na n'ubu. Umunsi mwiza ku bahimbaza bazi n'aba batagatifu, abitwa ba Kayitani, abitwa ba Donati n'abitwa ba Donasiyani. Mwese mugire umunsi mukuru mwiza w'abazi n'abanyu batagatifu, namwe mwese mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier naho ubutaha.